Kamerası başı. Hayvanın bir şey. Murakoze tumaze umwanya kandi tunezerewe dutegereje abaza batugana kandi ari n'abashyitsi beza nibo ngabona ko bageze hano. Murakoze cyane tumaze umwanya nk'uko twari turimo tubivuga dutegereje abashyitsi bacu kandi ndabona bahageze. Abashyitsi bahire rero nk'uko twari turimo tubivuga tubahaye ikaze kandi turabanezerewe. Ikiza kubibereka ni uko muza kubona mu maso yacu harimo ibinezaneza ndetse bikaza kubereka ko turi bubibereke dushimira Imana kandi dukoma mu mashyi yabarinze mu rugendo
kuko Imana niyo gushimirwa, niyo gukomerwa mu mashyi kuba twicaye muri ibi byicaro, nuko yahabaye yaraturinze kandi namwe yarabarinze. Nkaba nagira ngo abo turi kumwe hano bamfashe bahuze ibiganza byombi, bongere bashimire Imana yabarinze mu rugendo mwagenze. Urumva ko baranezerewe kandi bashimiye Imana by'umwihariko, kandi namwe nzi ko ari uko byagenze. Ese mwe nimwarambura ibiganza mukaturamutsa? Ndabona yuko umwuka n'ubumwe hagati yacu ari bya bindi, nuko rero turanezerewe. Muri iki gitaramo cyacu rero tujya tugira umwanya tukakira abaje batugana kandi tukabaha ikaze by'umwihariko. Ndaza gusaba ab'ikambere baze kumva hafi. Hano iwacu turi mu muryango w'umubyeyi wacu Pasiteri Bizimana Augustin. Aha turi ni mu ruheka rwa Kirwa, kandi dukunda kwakira abashyitsi. Nkaba nagira ngo dusabe n'ubundi umubyeyi yigira ejuru, hari ibyo dukora tukwereka abashyitsi ibyicaro bibakwiriye, ariko kandi we akabasha kubaha ikaze no kubakira by'umwihariko. Nkaba nagira ngo rero uyu mushiki wacu anyemerere atambuke yegera umusaza, noneho umusaza aze kudufasha kwakira umushyitsi mukuru turi kumwe nawe kuri uyu munsi. Kadusabe Pasiteri yo mu ngeri, hanyuma twongeye tugushima, turaguhimbaje, turagushimiye kandi turakunezerewe cyane muri kano ka mwanya warinze abashyitsi aha ngaha amahoro. Ishimira guhimbazwa neza byawe. Tubonye icyo kunywa cyeza kigwe neza imibiri yacu, abatukibonye ubaye mu ruhande kandi ubaye bugufi, byamaje mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. murakoze umuyobozi wa gahunda kudufasha. Nibwire ko ari umunezero kuri uyu munsi n'ino saha, kugira ngo nsabe umusaza ahaguruke hanyuma dusuhuzanye. Ntacyo uza wese turamwakira ni urwego rwe. Muraho amahoro y'Imana. Tubaha ikaze mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Kayenzi, akagari ka Kirwa, ibwire umudugudu ni mu Ruheka. Muhawe ikaze, mwicare hanyuma mugubwe neza. Fashe ntabwo twakiriza abantu gusa ngo tubahaye ikaze, tunabakiriza n'ibyo kunywa. Ngaho uryoherwa, mucyareho mugubwe neza. Reka twongere dushimire abasaza kubwo kuramukanya kandi akaduhera ikaze abashyitsi. Twongere duhuze ibiganza byombi, dukomeze dushima Imana yacu. Ariko kandi mubyeyi abari kambere bamaze kumbwira ko mu byo bateguye kuri uyu munsi byo gufasha abashyitsi baza batugana byageze ku meza. Nkaba nagira ngo mutwemereye mutambutse abashyitsi bagane no ku meza. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Reka dutambuke tugende. Komeza utambuke nta kibazo. Uwo mukobwa akomeye muri zuba zasaga.
Bazi ko bakoze urugendo runini. Ibiro bitanu by'inyama. Ibiro byarakunaniye? Ibiro byarakunaniye? Ibiryo byarakunaniye? Ibiryo? Ko uriho umuneke ushaka? Uriho umuneke uwuhe? Uyanjye wa muhungu wawe ni?